Kutihoya wanayiteye n'inyemera nazamura gusiza iyi niga uzayiteza abageni n'abatafu n'amageni ngongera usambane mana uzayikure ma nihirana kawunga nibyo dusanga mu hana tukubita imburu sinzira imana niyo ntabarasa wanayiteye ndanazamuye aranya mugenza no guteye sanzi niganje ku mihanda nega imana ivuye yakunumye mana kugira ngo ndekanekera mu magoma kandi gative yakunumye nivuye yakunumye cyenda tubibura ryuzuza anywa chifa razuzuza ubundi arangije kubitamo rugabire y'ibiri umunani kubitamo pocket book y'umukandara kubitamo ibipira bibiri bigerekeranye n'amashereka tugenda n'itereviye mani nigera yakavuga ndagumena mani ndashimira Yesu hamagaye umugabo atararwana na papa mu mihigo yacu yari kurwana na papa kandi n'umunsi ariho ariko Imana ishimwe ko yakijwe atararwana na papa wanjye yageze mu rugo nyine papa turebye abona twese turasa aramubaza niko wambaye niwe wateye inda umugabo wanyagira ati nanjye barambaza ngo niko wandaya wimane gute nanjye ngira ati ntiyaratureba tuduhagaze hanze turesha njye nawe reba iniga n'umucama mu rugo rwaviye je kwerekana umukwe mukuru wazazi ureba ati navuga ndamunogora mama nuhura n'umuntu akakubwira ngo ndakumena ita umenye ko itara y'ijisho yanga ativuye navuga ndabimukuramo itara Imana ntirungane maze igitaramani kumwerekana nk'umukwe kuri ingo ziraguye aho zivuye Yesu niwe urazi ariko uyu munsi ndi umugore we jya kwerekana umukwe ndamwerekana viye yinyabije mu nzoza n'umuhini nuko aratugurukana nuko navuye iwacu vuye iwacu n'umuhini n'imiga yanjye tugeze hirya gataramye ati Imana njyewe undeba ubungubu mba ku gasiba ubu mbahano mu gikanga gaca